Je navukiye mu ishyamba ryamishwa mu bihuru sinosibere rya mama naribwaga n'imibu namaze iminsi 3 ndi kuzuba ry'igikatu nkubita amajoro 3 nibera mu gicuku ku munsi wa 4 ntoragurwa n'umukecuru yemera kunjyana kajya nyita umwuzukuru guhera ubwo natunzwe n'amata y'inka yigaje niyo jya nkujije paka nujuje imyaka 5 ni hahandi ngaho umutindi yanitse niriva nubundi byishimo byanjye nibyegeze bitinda kuko bwakeye kabiri umukecuru akaza gupfa bifubye gatatu imiruho y'isida mbona urubyaro umukecuru yasize rupkinagaza ibitutsi nibyo naryaga nkanabirarira hoshi igenda ujye kuvuma nuva ujye gutashyiza inka zikeneye ubwatsi kandi uze no gukuka gutotezwa kunanizwa nibyo nabanaga nabyo uko iminsi igicuma mbona yuko nazabivamo nyuma y'imyaka 6 nibwo nafashe icyemezo cyo kwigira mu muhanda. Mbaye ikaze nanone bakunzi batocwani muziko mbakunda kandi mbahoza ku mutima uyu mutima niho mbahozaho ariko namwe icyo mbasaba no gukora subscribe kuri ica no kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubategurira birusheho kubageraho buri munsi kandi kugihe. Murabizi rero yuko tubategurira amakuru atandukanye ndetse aho tubagera mu bahanzi ubuzima rusange ndetse n'ibindi. Ntabagiriye kure rero uyu munsi turi kumwe n'umusore mwiza rutebeza bigemba urugero rw'ingabo nziza rutinywa rw'imirindi nk'ingabo z'inkotanyi n'umusore rutaraza amasindi imvura iri ku muhindo n'umusore koko ubereye abanyarwanda muri muzika nyarwanda. Reka tuganire nawe byinshi araza kugenda byivugira yewe ntabwo muvuga ni mukuru kuko arahari arahibereye ibisigaye namwe muguma hafi kugira ngo koko ibi biganiro tubategurira birusheho kubanogera kandi mukora subscribe ntimubyibagirwe. Kumwana cugusa byeri karushaho kuryoha ibi bintu ndaza kubegera ntebanu banje abana beze imyambaro ndetse n'iseko nziza imibyinire bafite yo ndabona idasanzwe mu gihe nyibyibaza umwateri nambwa azasanga afata ukuboko maze asaba yuko tubyina mu cyizere cyinshi nk'umusore wihaye nteretse ikirahure cy'umuvinyo ndamwegera ntangira kumukora ku matama nisetsa setsa arambwira ati nanjye ndi tayari ngwino tubyi gusa gurinde kumbyinishana nabibi byabiga nanjye ndamubwira ntirekeraho wivunika ya dono nkuko bisanzwe nkuko wabivuze uyu ni Mupujizo ya Don abaho benshi bamuzi nk'intayoberana tu Mupujizo kuri Touchone rero ngo bari bagukumbuye igihe kirekire barambwiye bati rwose wa musore mwiza wa musore w'umuhanga mu buhanzi uzamutuzane none urababwira iki uyu munsi ko turi kumwe hano kuri Touchone. Icyo nabwira abakunzi ba Touchone TV narimba kumbuye nanjye still narindi mu mujyi wa Kigali ariko nagarutse mu ntara bivuze ko ngarutse kubaha bya bikorwa bari barabuze ariko nago babibuze cyane kuko nabahaye umuzigo mushya kuva kwa Fazo Fazo kurira mu asiga kurira muri Capital Record i Kigali ubu rero nagarutse abo mu ntara naje niyo mpamvu nahereye kuri Touchone TV nkora my interview ndakomeza no kubindi bitangaza makuru cyane cyane bya My FM kuko ubu style ndahita njya ihuye kandi ihuye bazwa bibitangaza makuru birenze kimwe. Reka utubwire ibihangano byawe bihanganye ubuhanga igihe byatangiriye naho bigeze. Ubundi Mupujizo natangiye umuziki nka career cyangwa se nk'umuririmbyi bikora ku giti cye career solo muri 2018 ndumva kuri bonane bakuri mu kwa 12 I think kare bonane ndumva ari igihangano cyanjye cya mbere nagisohoye kugeza ubu rero Mupujizo maze kugira ibihangano bigeze ku 9 ubwo ni audio 9 ndetse n'ama video 4 ibyo byose biba biri kuri YouTube uragenda ukabireba n'ama radio stations nari n'ama video yanjye hamwe namwe aca kuri Kesto ari nanda ajya aca ku mativa atandukanye yakorera hano mu Rwanda si ngombwa kuyarondora ariko ndabizi ko hari level maze kuvaho niyo maze kugeraho mu gihe gito maze muri no muziki. Nibyo abakunzi bawe baratubwiye bati rwose uyu musore Mupujizo uzamudushakire kugira ngo noneho tunamenye byinshi ku buzima bwe kimwe cyo umaze kukivuga uti natangiye iki gihe ariko noneho reka tunoneho tunarebe mu bijyanye n'amashuri uyu munsi bihagaze bite hanyuma tuze gukomeza. Ikigendanye n'amashuri Mupujizo narangije kwiga umwaka ushize bivuze ko ubu ngubu ndajya kwiga kaminuza ibutare nk'ibisanzwe ndajya kwiga amategeko. Nyuma rero urumva amategeko n'umuziki ni ibintu bijyana ndakeka ko ari benshi bayakora abandi banzi batandukanye bagenzi banje bajya babivanga n'umuziki bigakunda
nanjye ndakeka bizakunda nta kibazo. Dusobanura rero mu bijyanye noneho n'uburyo bwo koko nk'uko wakomeje kubitubwira kwagura ibihangano byawe. Ubu ngubu ni ese hari ibigo muri gukorana ushobora gufasha mu buzima bugiye butandukanye? Ese hari ibitaramo witabira, hari amarushanwa se bimeze bitaho ngaho? Ubundi kugira ngo bamenye mu Pujizo nuko deja bari bambonaga mu bitaramo bitandukanye, ariko by'umwihariko hari irushanwa ryari ryateguwe na RBA. Iryo rushanwa ndumva ni The Champion. Ni irushanwa ryitwa Freestyle Battle, ryateguwe na radio Huye, ariko urumva ni RBA muri rusange kuko deja finali yaciye kuri televiziyo y'u Rwanda. Niyo bagiye kuri YouTube ndakeka benshi basanga biriho. So iryo rushanwa rero nijye waryegukanye, ibihembo barabibonye, na performance ndi kumwe na Riderman, ndi kumwe na Charly na Nina. Ni performance yanjyoheye kuko nibwo bwa mbere nari mpuye n'abastari muri uno muziki. Ibindi bitaramo rero ni ukugenda ndirimba mu tubari dutandukanye, utubari tutarafungwa kuko hari utubari turenze 4 nari mfitemo kotra najyaga kuririmbamo mu ma weekend. Ahandi rero twahuriraga ni mu buzima busanzwe kuko ntago iteka ryose mora ndi mu muziki, ariko akenshi twahuriraga muri ibyo bitaramo natumiwe n'ibigo bitandukanye kuko Imbuto Foundation yaje mu karere ka Huye, ndumva nige muhanzi wa performance mu mikino ya basketball. Abakunda gukurikirana imikino ya basketball najyaga kuririmba za Gisagara hari ikipe ikomeye ya basket yitwa Gisagara n'ubundi. Najyaga rero kuririmba kuri igihe gice cya mbere kiba kirangiye cyangwa se ary'amaseta barangiye, then nkatwika abafana bakishima. Ni ibitaramo byinshi nitabiriye bigiye bikomeye, akenshi nka performing bakanankunda, je nabunda habwa ku stage yose noreye, urumva ko benshi bakunze ibyo nkora. Hanyuma ubu ngubu rero urishimira iki nyuma yo gukora ibyo byose utubwiye, ndetse umuziki wawe ukaba waranawutangiye koko uri n'umunyeshuri muri secondaire, ndetse ukaba warayashoje nk'uko bivuga, ukavuga uti ngiye gukomeza muri kaminuza nibigenda neza. Ibyo byose noneho wakoze kandi ari narwo rugendo niki wishimira kiri ku mutima wawe? Ikintu cya mbere nishimira n'abafana maze kunguka kuko mu Pujizo mfite fan base, mfite abafana bitwa intayoberana. N'abafana benshi muri iki gihugu, nta karere ntafitemo abafana bari hejuru ya 300 gutyo. Abo bose bitwa intayoberana. Dufite imbuga ziduhuza, iyo mbashatse ndababona, iyo banshatse ndababona. Ni ikintu kigaragara namaze gukura muri uno muziki kuko iyo ufite abantu bakuri mu mugongo ukora ibihangano byawe bakabyakira, bakabyumva, bakabishishikariza abandi, bakabisharinga, bakabibasangiza, ni ikintu gikomeye. Rero iyo fan base yitwa intayoberana, much love aho baba bari, ndanabashimira urukundo banyeretse, vraiment banyeretse ko ibikorwa nkora ari byiza kandi banabikunda. Rero ikintu nishimira n'abafana maze kunguka, abanyarwanda bamaze kumenya kuko urajya Kigali wavuga izina mu Pujizo benshi bakaryumva kuko hari amaradiyo yaho nkorana nayo, wajya iburasirazuba, amajyaruguru, ndakeka abantu benshi izina mu Pujizo bamaze kurimenya. Tukiraho rero noneho muri abo bakunzi bawe, ese n'abajene bagenzi bawe n'abantu bubatse bimeze bitaho ngaho? Je nago ndirimbira igice kimwe kuko nk'ubu mfite indirimbo yitwa Ntiwihebe. Ni indirimbo umusaza, umukecuru, umurubyiruko, abana bakunda ko hari n'abajya numva. Bishatse kuvuga iki mu magambo? Niyo ntiwihebe nukuvuga ngo nuguhumuriza abantu, uyu munsi biranga ariko ejo bigakunda. Uyu munsi niba mu Pujizo East Africa cyangwa South Africa yose taramenya, ariko ejo bundi birashoboka ko bazamenya. Nago nakiyeba rero ubwo ndakomeza nkore uko bwije nuko bukeye. Uyu munsi biranga ejo bizakunda. Rero n'abakurikiye Touch One TV bakomeze bakore, never give up. Fashe kuri channel Ntiwihebe kubitamo twumve. Je navukiye mu ishyamba ryamishwa mu bihudu, sinosibere ry'amama naribwaga n'imibu, namaze iminsi 3 ndi kuzuba ry'igikatu, nkubita amajoro 3 nibera mu gicuku. Ku munsi wa kane ntoragurwa n'umukecuru, yemera kunjyana akajya nyita umwuzukuru. Guhera ubwo natunzwe n'amata y'inka y'igaju, niyo jya nkujije paka nujuje imyaka 5. Ni hahandi ngaho umutindi yanitse n'iriva, n'ubundi byishimo byanjye nibyegeze bitinda kuko bwakeye kabiri umukecuru akaza gupfa, bipfubye 3
mfata imiruho y'isida mbona urubyaro umukecuru yasize rupyinagaza ibitutsi nibyo naryaga nkanabirarira hoshi igenda ujye kuvuma n'uvuye ujye gutashyiza inka zikeneye ubwatsi kandi uze no gukuka gutotezwa kunanizwa nibyo nabanaga nabyo uko iminsi igicuma mbona yuko nazabivamo nyuma y'imyaka 6 nibwo nafashe icyemezo cyo kwigira mu muhanda urumva ni history tu ubwo nkomeje vase ya kabiri bahita bumva uko byakurikiye Pucizo ntashobora kuba yarigeze kuba mu muhanda no deja ndirimba ibintu mbona muri society ubwo n'ubuzima bw'abantu bose ni kenshi ushobora kukuvuka umubyeyi akakwanga aho kuguta akavuga ngo no reka nkose cyangwa se ngira ukuntu ariko imyaka inigera nzakureka tu rero iyo ni inkuru y'umwana n'ubundi wavutse muri ubwo buryo mama za kumuta mu ishyamba umwana turagurwa n'umukecuru nyuma wa mukecuru wamutoye aza kwitaba Imana nyuma yo kwitaba Imana rero umuryango wo mukecuru bakajya bamukoresha imirimo ivunanye bamukubita bamukinagaza nyuma rero umwana ajya mu muhanda nyuma yo kujya mu muhanda rero umwana yaje kubaho amara mu muhanda imyaka 5 ariko deja ya mana nyine irebera cya kintu nyine idahombya yaje rero navuze ko yaje guhura n'umugabo ya mwiza ufite imodoka w'umukire w'umunyamafaranga aramufata ajya kumurerera mu rugo umwana nyine aza gukora avamo n'umuntu ukomeye deja ubu ni umuntu ukaze uri ku rwego rwo hejuru urumva rero nawe ntago wakiye bakamemo hanyuma mu Pucizo ufite ababyeyi kwanza mfite ababyeyi mfite data na mama hanyuma noneho ndagira ngo umwanya w'ababyeyi kuri wowe agaciro k'ababyeyi ugafata ku ruhe rwego ni urwego rukomeye kuko burya ababyeyi bakubyaye bakagushyira kuri ino si bakakwereka urukundo bakakurera ukageraho nawe ushobora kwita ku bandi bantu urwo rukundo bakweretse vraiment nawe hari abandi ugomba kurwereka kandi ukanarubashimira ngiye ku giti cyanjye ababyeyi banjye kabisa ndabizi iyi interview bazayireba ndabashimiye rero bazabyumve ko nanabashimiye kubera urukundo rwabo banyeretse vraiment rero nabandi bakunda ababyeyi babo kuko umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye mujya mwumva abahanzi benshi baririmba ababyeyi babashimira babataka nanjye iyo ndirimbira yaje mbashimira wigeze kuvuga umukecuru wo twakwita nka nyogokuru nkurikije uko indirimbo yawe yabivuze ufite nyogokuru mfite nyogokuru ubyara papa wa mama we ntagakiriho vraiment nuhe mwanya mu buzima bwawe wumva waha umukecuru kugira nk'umuntu uvuga rikijyana cyangwa se ukavuga uti uyu mwanya ndawufite umukecuru wamuhe mwanya mbombajije ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye ariko nyuma y'ababyeyi banje no mukecuru namuha umwanya kuko mu gihe nkiri singo urumva mfite umugore na kamemu ariko mu gihe ntaramugira umukecuru mise mushyira ku mwanya wa kabiri nyuma y'ababyeyi kuko urumva abakecuru nabo ni abantu beza baba barabyaye baba bagifite urukundo bagifite n'umuco urumva rero kamemu nabo ni abantu bo gukundwa tukiri aha rero reka noneho dukomeze twigarukire mu bihangano byawe cyane ko ari nacyo nifuje ko tuganiraho ako karagaciyemo none ndagira ngo nkubaze harya watubwiye ngo ufite indirimbo zawe zigeze kuri zinga uratubwiriza amashusho ndetse na audio mfite video 4 nkagira na audio 9 izo ndirimbo rero zose nago zakuzwe no mu producer umwe zakozwe n'aba producer batandukanye ariko kugeza ubu nari ndimo nkorera mu ma studio y'i Kigali ariko izo zindi nazikoreye deja mu ma studio yihuye by'umwihariko nerekanaga yuko aba producer b'i Kigali bafite ibyo bakora byiza ariko no mu ntara dufite abandi ba producer nabo bakora ibintu byiza cyane reka tugaruke kuri message y'indirimbo zawe indirimbo zawe mu buzima busanzwe zibanda kuki ubundi gihe nararebye cyane ko hano hanze dufite urugero rumwe wenda twavuga nko mu bantu bakuru akenshi banenga ibikorwa byanyu ukumva ngo indirimbo baririmba ni indirimbo zidafite icyo zivuze zidafite umusaruro muri make ngo nta mumaro zifite indirimbo zawe zibanda kuyihe message nyiraho ngaho ku ijambo usorejeho nago nahabanya nabo banyarwanda kuko muri no minsi abahanzi turimo turakora indirimbo usa naho ni ibishegureka mbivuge tu nta kintu bari bontware ni ibishegu ni indirimbo umupapa kabisa atarebana n'umwana bicaye muri salo kuko ushobora kumva ati tokeni papa tokeni ni iki papa kuri aririmbye ngo umuntu arabawugushe wa umunara ni iki deja ni ibintu biraho
ewana abo bahanzi bihangane niba mbakumye ariko still bambabarira ariko ibintu kabisa muri no minsi barimo baririmba ntago ari so jerewe indirimbo zanjye zibanda ku ubutumwa bushishikariza abantu ewana ubutumwa bubarema ikisi reka bivuge muri ano magambo ya urabona hari igihe nk'umuntu aba afite ikibazo none icyo kibazo akaba nta muntu afite agitura ikibazo akakihererana vraiment we mu mutima we je rero ibyo bibazo byabo bafite je ndabibafasha ahubwo nkabibabwirira rubanda noneho mvuga nabo bantu niba mvuze ngo ntiwihebe still uyu munsi wabuze amafaranga ejo uzayabona umukecuru umusaza umugabo umukiri umukene aribona muri icyo kintu niba nta mafaranga afite ejo azayabona niyihebe rero indi ndirimbo izindi nizishishikariza abantu kamwe mu kuva mu byiza bajya mu bibi kuko mfite indirimbo kuva mu byiza kuva mu bibi bajya mu byiza vraiment urakoze cyane ya narisobweho gato bambabarire kuva mu bibi ujya mu byiza mfite indirimbo zishishikariza abantu kureka ibiyobyabwenge n'ibindi bintu byababasa mfite indirimbo yitwa barumiwe iyo ngiyo nibwira abantu kugabanya ibintu bya relation cyane cyangwa se ibintu by'uburaya ya aho harimo ubutumwa bugiye butandukanye izindi n'iz'urukundo zirimo ariko akenshi niya ndirimbo wumva uri kumwe n'umwana akakubwira uti wow uyu niwe muhanzi ngiye gufana kubera iki ubutumwa akuyemo. Hanyuma rero ndagira ngo noneho nkombeze nkubaza ibingibi bikurikira mu Pucizo ubundi mu buzima busanzwe nibiki ukunda nibiki wanga mu buzima busanzwe imibanire y'abantu n'abandi. Mu Pucizo ikintu cya mbere nanga kuba abantu babangamira abandi, nanga umuntu bangamira abandi ewana iki kintu nyanga kubi. Reka nyuvuge muri buno buryo, niba ufite ibintu wowe bigushimisha ntago ari ngombwa agiye ngo nzi nshake kukubwira ngo ibyo bintu urimo ntago ari byiza. Ewana bikore ku giti cyawe, ariko nanjye birya nkunda numbangamire tu, nanjye mbikore uko mbishaka kandi uko mbyifuza. Rero abantu bagenda babangamirana ku kantu ntago ngakunda. Akandi kantu nakunda buriya sinagakira. Rero abahanzi twebwe kubera kuririmba ibintu biba muri society akenshi ubusanga ari ikibazo wafaza umuntu kugisubiza bikamubera imbogamizi, ariko still umbajije mu buzima busanzwe abantu babankeberana icyo wagishubije. Ahubwo reka noneho twigire mu bijyanye n'abahanzi. Biravugwa ko abahanzi muhera kuri rwa rwego watubwiye, ariko wamara kwegera hejuru ugasanga abo mwabanye abo mwiganye batagize ubushobozi nk'ubwawe ubateye ishoti, ndetse ugahita uhindura contact ubundi bakajya bakubona nk'umurabyo ku mbuga nkoranyambaga ugakomeza ugatwika umugani wa terme ziri hanze. Wowe ibyo bivugaho iki? Ku giti cyanjye ibyo ntago ari ibintu byiza vraiment. Niba hari aho wavuye, hari abantu mwabanye aho hantu wavuye, niba rero hari urundi rwego ugezeho si ngombwa ko babandi ubirengagiza cyangwa se ubatera ishoti, kuko vraiment umuntu wagezeyo ntabakiri mu rwego, hari urundi rwego ngo aba yagiyeho, ntabwo tuba dukwiye kwicarana. Yego nibyo, ariko se urwo rwego noneho wagezeho wongeye ugasubira hasi, wa undi wasize hasi se niwongera kumusanga waramwiriyeho bizagenda bite? Rega tujye tumenya ko Imana ari yibigena, aho yagushyize yanagushyira hasi. Ahubwo ibyiza wa muntu tu niba bishoboka ahubwo mufata akaboko wandi ugeze nawe uhamugeze, kuko je naguha urugero. Mfite umufamiliye wa hafi muri uno muziki, arakomeye, arazwi pe ku rwego rwo hejuru, kandi umuntu wa hafi burya okire wawe ni umuntu wa hafi cyane. Uwo muntu rero n'ubu ngubu ndamuhamagara akambwira uti buretse ndi busy. N'umuhanzi yanagezeyo n'umuhanzi afite amazina nk'igihumbi bwa abandi bahise bamwumva, ariko ibyo nyine nibyo turiho tuganiraho, kuko biravuga ko abahanzi iyo mutangiye ndetse rwose mugatangira neza babafasha mu buryo bwose bushoboka, ariko rwose wamara kugerayo kabisa hahandi uvuga uti nanjye ubu ngubu noneho agafaranga natangiye kugakorakora ntiwongere kwikoza abantu. Ibyo bintu wowe urabishira? Icyo ni ikintu ubwo agiye mbanengera.
gusa icyo mbwiye abafana banjye abantu turi kumwe rwose ntaragerayo ningerayo ntago nzabibagirwa vraiment urukundo banyereka ahubwo giye nzarukuba kandi bazabibona ntago nzaba nk'uwo muwokiri wanjye ewana muri ubu buhanzi bwawe kandi nabyumvise uri umuhanzi w'umuhanga kuko ibihangano byawe umuntu arabyumva muri ubu buhanzi bwawe ni iki cyakugoye? Ikintu cya mbere kigora ni promotion. Burya gukora indirimbo ni ibintu byoroshye ariko still ikintu cya promotion gikunda kugora abahanzi cyane. Nanjye rero nicyo kintu cyangoye kuko je nyikora indirimbo bwa mbere, indirimbo nayihaye radio ikorera muri gare ahantu tumwe kajya bayikina buri munsi, ariko kuzahamagara umunyamakuru ati nyinira indirimbo namaze nk'ukwezi iyo ndirimbo itarakina. Abashaka iki se wowe wabyumvise ubikurikirana? Akenshi abatarumva ubuhanga bwawe, burya umunyamakuru yamaze kumva ubuhanga bwawe abenshi barabafasha, kuko nanjye bakemara kumva ubuhanga bwanjye nahise mbona manager arambwira uti iyo mpano yawe reka tuyiteze imbere. N'ubu rero uwo manager turacyari kumwe, bamwita Noel Bades, radio presenter wa radio Huye, benshi bajya bamwumva. Uwo rero niwe manager wanjye, nawe yamfashije kubera impano yasanze mfite. Urumva rero ikigora ni promotion, ariko iyo babashije kumena itafari urukuta rutoye ukinjira mu imbere ukabona connection n'umunyamakuru n'abandi uhita ubona connection nabo. Rero abahanzi bakizamuka simbaciye intege kabisa, courage tukomeze dukore kandi siko bizashoboka. Ariko nyine zibika zari amagi natwe nyine ubu ngubu turi aho ngaho, zavuye ku magi zigera mu mishwi, ziva mu mishwi zitangira nazo gutera ziraturaga none. Hanyuma rero mu magambo make Mupuchizo, waba warigeze guhura n'ikihe kibazo gikomeye hano uvuga uti ibintu ndabihagaritse muri muzika? Icyo kibazo ntago kirambaho ko numva nahagarika muzika yanjye, ariko hari akazi nagiyemo mbona bihabanye n'umuziki, ariko kubera ko nakundaga umuziki ako kazi naje kukareka, kuko niba hari ikintu kibangamira umuntu gukora ikintu utiyumvamo, kuko naburaga time yo kujya recording indirimbo. Rero ndavuga niyo kugira ngo iki kintu kibangamira umuziki wanjye reka kwanza nkireke nkomeze umuziki. Rero giye ikintu cyambangamiye nkabona ko n'umuziki nawureka nako kazi nari ndimo dusoza rero noneho gira icyo utangariza abakunzi bawe, ndetse binarangire ubahe imbuga nkoranyambaga ubonekaho, hanyuma dusoza iki kiganiro gito tugiranye kandi cyiza. Ikintu nabwira rero abafana banjye batari nabakeya, kuko ewana muri no ntara y'amajyepfo abantu batazi izina Mupuchizo baba ari bakeya, ariko ni no mu gihugu muri rusange, kuko Mupuchizo ntago nkorera muri region imwe, ahubwo ni igihugu cyose. So ikintu rero nababwira kabisa, urukundo rwabo bakomeze barunyereke, nk'uko n'ubundi badahwema kurunyereka. Indirimbo zanjye ziba ziri ku maradiyo yose hano mu Rwanda, na radio ntagira za indirimbo zanjye. Rero icyo nabasaba bajye bazisaba bace ku social media yanjye yose ni Mupuchizo yose. Wenda bishobora kukugora kubyandika, ariko n'Imana unapa Jizo bisanzwe gana na za ebyiri na Mupuchizo, ugahita umbona Instagram ya Facebook na Twitter, imbuga zose Mupuchizo. Reka tugushimire nimba mu byo tuganiriye wumva nta gitsi ku mutima wakongeraho. Ikindi ubwo nababwira wenda narisobweho gatoya, ubu ngubu hari project dufitanye n'uwo munyamakuru wanjye Noelo, ikiganiro freestyle battle. Ubu ngubu nago kigiye gukomereza kuri YouTube, tugiye kujya tugikora mu buryo bubiri. Hari abazajya bagikurikira kuri radio Huye n'ubundi bisanzwe 104.4 FM, hari n'abazajya bagikurikira kuri YouTube. Ni ukuvuga ngo tuzatuva muri studio za radio, ibyabereye muri studio za radio bita bigera kuri YouTube. Rero bajye kuri YouTube bakande subscribe no kuri kakazogera kugira ngo kuri ya channel zawe se cyangwa iyo channel ya freestyle battle yitwa Nunu Lover. Nunu mu Kinyarwanda, Lover bisanzwe, Lover. Hanyuma bakande subscribe, hanyuma kabisa dutwike abapeti bafite impano zo kuririmba, baraperi, abakiya, abahogoza nabo bose baze dukore n'ikintu kizaba kimeze fresh freestyle battle nk'umutwike dutwike igihugu tugitwike tugikongeze, kuko nukuvuga ngo iryo rushanwa ubwo se ni mutwike igihugu kirazimya abantu, igihugu se nukuvuga ngo turagitwika dufite na kizimya mwoto
Cizo ni umuhanga mu buhanzi, ni umuhanga mu gusubiza mu byo avuga, ni umuhanga kandi ngira ngo nkuko nakomeje kubibabwira koko burya Touch One ibabera hafi kabazanira koko abantu bashoboye, abantu bafite impano mu buhanzi bwabo kandi koko bavuga ibyo bavuga bakanabivuga koko banabikora. Uyu musore rero mu magambo makeya ntaratandukana nawe, ngira ngo mwamubonye aracyari muto cyane kandi yatubwiye byinshi. Ahubwo reka mubaze ikintu kimwe, tujya twumva ko abasore iyo mugeze kuri uru rwego ngo muri mu rukundo ngo rumwe ngo bafite ubushyuhe, nawe ntabwo waba uri aho ngaho kuko uri umusore uravuga ukumva birajyamo neza kandi koko wifitiye icyizere mu buryo bushoboka. Aha bimeze bitaho ngaho. Iki kibazo n'ubundi nari mbizi ko tudasoza utakimbajije ariko reka abafana banjye mbamare mu ngenge. Mu Producer ndacyari single, nta mukopine mfite, nta nubwo nkunda kubijyamo cyane. Mu Producer hari ibintu ntakunda cyane, ibintu by'ibigare. Turahura tugaciringa bikarangira kuko ibigare nibyo bituma still ujya mu bintu byinshi ugasanga wanyweye ibiyobyabwenge, abo bakobwa iki. Rero je uko ndi single nta mukobwa ndi kumwe no mu buzima busanzwe kenshi ubusanga inshuti zanjye arizo duhura tugaciringa iby'umuziki bikarangira. Ariko kandi byandinze byinshi kuko mu Producer nubwo ndi umuraperi nta n'inzoga nywa badaye. Reka dusoze noneho udukorera none mu nganzo imwe mu ndirimbo zawe unayisorezeho. Mbere iteme hoya gwibudu ziramidewe imbere inyanja, hubwo mbere ubwato kunyambutse ufashe kungeza ku nkombe yaho kubona kibi byose ari umwanda kandi nyuma uzabona yuko ari zahabu. Uramenye sineze kuva ino mihanda keretse ibyo niyemeje mbigezeho nkagera ku ntego yanjye nk'umuhanzi, kuko Stone nashyize ku karuri kanjye gakomeye kurenza inzu ya Pentagon. Ho yandeka nkomeze niyuha kuya nkore birenze kuri izuba ry'igikatu men. Murakoze cyane abakunze ba mu Producer ya Dono intayoberana wa Kwanza vie kabisa, abakunzi ba Touch One TV ndabizi bazaryoherwa n'iki kiganiro tugiranye kandi nawe wakoze cyane. Thank you. Asante sana, bakore subscribe kuri no channel, bagende no kuri YouTube bakande kakazogera kugira ngo bajye babona ibintu byose ino TV iri kwa uploadinga, ubundi twiryohere amakuru y'abahanzi, imyidagaduro, politike. Ino channel nta kintu izagisiga to. Turagushimiye cyane mu Pucizo. Murakoze cyane kabisa. Narababwiye bakunzi ba Touch One, narababwiye ngo muguma hafi. Ndajya mbamanukanira bamwe mukeneye, bamwe mukunda babasore koko bashoboye, babasore b'abana b'abanyarwanda bashoboye kandi koko bariho bazamura ibikorwa byabo kugira ngo biyubake bubake n'iki gihugu cyacu. Iki gihugu murabizi ko abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda icyo duharanira, icyo dushyira imbere ni ukubaka iki gihugu tukakizamura mu buryo bwose bugiye butandukanye, haba mu buhanzi, mu burezi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka rero mbashimire kandi mbashimire ko mwakurikiye iki kiganiro cyiza twagiranye n'uyu musore w'umuhanzi mu ntara y'Amajyepfo, umwana w'u Rwanda, umwana w'igihugu ndetse n'umwana w'amahanga kuko azagerayo nk'uko mwabibonye. Reka mbashimire rero mbibutsa ko mukomeza gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru koko tubategurira bikomeze kubageraho neza 5 kuri 5. Ndabakunda kandi mbahoza ku mutima nk'uko bisanzwe.